nkuko twari twabibabwiye muri aya masaha reka twakire Pasiteri Simeon. kugira ngo pasiteri amaze kwagera nk'uko bivuze Rukundo, by'umwihariko birumvikana ku isaha ya saa moya kugeza saa moya n'igice n'ijambo ry'Imana. Reka tumuhe umwanya kugira ngo akomeze ageza reka twiragize Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye muri iki gitondo cyiza wahaye umugisha. Turashima izina ryawe rihambaye, turashima ubuntu bwawe bukomeye utugirira umunsi ku munsi, umunsi wo guterana kw'abana b'Imana kandi guterana kwera. Niyo mpamvu data dushize hejuru izina ryawe, ibitekerezo byacu biri kuri wewe, ubwenge bwacu buri kuri wewe, imbaraga zacu Mana tuzihanze amaso kuri wewe, kuko ni wowe imbaraga zacu, ni wowe munezero wacu, ni wowe byishimo byacu, ni wowe gakiza kacu, ni wowe uzudufasha muri byose kandi ni wowe uzutugenderera muri byose. Turagushimiye rero kuko twageze muri iki gitondo, uhabwe icyubahiro Mana kuko wabidukoreye. Icyumweru cyose uturinda mu bikorwa byinshi bitandukanye, wabanye natwe mu bikorwa bitandukanye, wabanye natwe muri byinshi, uraturinda tugejeje muri aya masaha. Dushima izina ryawe. Bana natwe rero muri aya masaha, fasha buri wese wahisemo uyu murongo ugiye gukurikirana iki kiganiro, umuhe kwizera, umuhe kwiringira, umuhe kugusenga, uduhe kukumenya, uduhe gukomera mu ijambo ryawe no gukomeza kumva amagambo yawe kandi tukayagira yacu. Urakoze data kuko byose biri mu bushake bwawe no gukunda kwawe, mu izina rya Kristo Yesu dusenze kandi twizeye, amen. Imana ibaho umugisha rero nshuti zacu, nkuko twagiye tubivuga, ntabwo turi bujye mu magambo yandi yo hirya, ahubwo turabibuze gukomereza n'ubundi ku ijambo ry'Imana twaganiriye icyumweru cyashize, kugira ngo tuze gusoza iyi nyigisho yacu uyu munsi. Ijambo ry'Imana rivuga kutiganyira. Mwene data, niba warakurikiranye iki kiganiro, ndagira ngo ngusabe n'ubundi gukomezanya natwe kugira ngo dukomeze tuganire iri jambo kutiganyira. Kutiganyira ntabwo tugomba kuba abantu bamaganya buri gihe ngo dutekereze duhore tuganya gusa, twumve ko byose bidashoboka, twumve ko nta kintu na kimwe tubasha kugeraho, twumve ko nta kintu na kimwe kibasha kutubera cyiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ahubwo wumve ko buri gihe hari Imana, hari ijwi ry'Imana ribyukira iwawe buri gitondo rikakubwira ngo humura. Iyo rije rero rikakubwira ngo humura, biba bishatse kuvuga ngo wikwiganyira, witekereza ko bidashoboka, ibidashoboka ubikuremo, ahubwo byose ubihindure ko bishoboka, kuko ari ijwi ry'Imana riba ryabikubwiye. Twasomye amagambo menshi muri Bibiliya. Hari ijambo twasomye muri Luka igice cya 12 umurongo wa 22. Bibiliya yaratubwiye ngo abwira abigishwa be ati, nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereza iby'ubu bugingo muti tuzambara iki. Yesu ashimwe cyane. Ariko Bibiliya yaratubwiye ngo ubugingo buruta ibyo kurya. Tugomba no kurenza amaso, ntitutekereze gusa ku by'ubuzima budutunga bwa buri munsi, tukabwirirwamo, tukakora kugira ngo tubashe kubona ibidutunga, tubashe kubona ibidufasha mu buzima, ibituma tubasha gutera imbere. Ariko nyuma yaho tugatekereza n'iby'ubugingo, tukavuga ngo ese mu mutima wawe, mu mutima wanjye, mu buzima bwacu bwa buri munsi, ese uyu munsi impanda y'Imana yavuga, cyangwa se urupfu rwaba rugushikiye, ese ushobora ni gute, byagenda gute mu buzima bwawe? Ese Imana yasanga gusa uri mu buzima bwa buri munsi bwo gutekereza ngo biragenda gute ibigutunga, ariko utaritaye ku by'ubugingo bwawe, kuko hari ibingibi bishobora kuzagira amaherezo, ariko iby'ubugingo bizagutunga muri iki gihe, bizabasha no kugutunga no mu gihe kiri imbere, mu gihe kizaza. Bibiliya yaratubwiye ngo ubugingo buruta ibyo kurya, n'umubiri uruta imyambaro. Yesu ashimwe cyane. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 no kuri umurongo wa 30 haravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ngwino usange Yesu arakuruhura. Nta wundi ubasha kuruhura imitwaro yawe, nta wundi ubasha kukuruhura ibibazo utekereza waburiye ibisubizo, wagiye hirya no hino wabibwiye abantu kugira ngo babashe kugufasha, yewe n'inama bakugiriye inama zitarizo, ntabwo zabashije kukugeza ku gisubizo washakaga. Ariko ndagira ngo nkubwire, igisubizo gusa ni kimwe: mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura.
sanga Yesu niwe ufite imbaraga zo kukuruhura, niwe ufite imbaraga zo kugufasha, niwe ufite imbaraga zo gukuraho iyo mitwaro, niwe ufite imbaraga zo kugira icyo yakubwira. Hari ijwi yavuga, hari ijambo yavuga rimwe gusa, ibyo bibazo byose byari bikuzengurutse, ibyari bikugoye bigakemuka. Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 7, Bibiliya ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo munyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Haleluya. Twikoreze data amaganya yacu yose. Reka kuyikoreza umuntu utari bubashe kuguha igisubizo gifatika. Ashobora kugira ibyo yagufashamo, iby'umubiri, ibidutunga bya buri munsi yagufasha rwose, ariko se kuby'ubuzima bw'umwuka cyangwa se kuby'ubuzima bwo kujya mu ijuru ashobora kugusengera, yego, ashobora kukugira inama, ashobora kukwitwarira mu mitwaro yawe, akajya kugusengera, agafata umwanya wawe, yewe akaniyiriza cyangwa se akaburara kubwo kugira ngo akwitwarire mu kibazo runaka ufite. Birashoboka, ariko ndagira ngo nkubwire, ntabwo uzabeshwaho n'amasengesho y'abasenga, ntabwo uzabeshwaho n'amasengesho y'abandi wagiye kubwira ibibazo byawe. Nawe ubwawe hari icyo ugomba gukora, ugomba kubwira Imana. Muririmbyi aririmba akavuga ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe, ibikugoye, ibikwemereye, ganira n'Imana, biyibwire. Jya ahantu wiherere, ubwira Imana ibibazo byawe, uririra Imana utakira Imana, ubwira Imana uti Imana ndashaka ko unkorera iki ngiki, je imbere yawe nk'umugaragu wawe, je imbere yawe nk'umukozi wawe, je imbere yawe n'amaganya menshi. Umene nka wa mugore wavuze ngo nige wa mugore waje cyagiharira, ariko uyu munsi ngarutse nshima Imana. Nawe ugatangira kubivuga gutyo, umunsi umwe ukazabwira Imana uti Imana nige wa mugabo wari muri cya cyumba, nige wa wundi wasengaga niherereye, ariko uyu munsi ndaje ndimo ndashima. Nasenze mfite amaganya, nasenze ndimo kurira, ariko ngarutse ndimo gushima. Nasenze mbabaye, ngarutse ndimo kwishima, kubera ko hari icyo Imana yakoze. Munyikoreza amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwebwe. Nimureke twikoreze Yesu amaganya yacu yose. Hari utwitaho, hari ukureba, hari ugufitiye impuhwe, hari ugufitiye imbabazi. Zana imitwaro yawe yose uyimuture. Ayo maganya ya buri munsi wikomeza uganya utekereza ngo ntibizashoboka. Birashoboka, byose bishobokera bizeye muri Kristo Yesu, byose birashoboka. Imana iduhe umugisha. Iyo ndwara rero ni ikigeragezo cya Satani yaguteje kugira ngo kikubuze amahoro, kugira ngo kikumaraho ibyawe, kugira ngo kiguteshe umwanya. Nagira ngo nkubwire muri iki gitondo, iyo ndwara uyirukane mu izina rya Yesu. Amaze mu gihe tuza gusenga, ube wazamuye kwizera kwawe, ubwira Imana uti Imana uyu ni umwanya wo gusezerera iyi ndwara mu mbaraga zawe Yesu Kristo. Hari Imana ibasha kugira icyo ikora, iyo ni Imana ifite imbaraga. Dukomeje n'iri jambo Esaya igice cya 41 umurongo waho wa 10. Turimo turihuta, ibyo byanditswe ndi kubabwira uze kugerageza ubisome. Esaya igice cya 41 umurongo waho wa 10 haravuga ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe, kuko ndi kumwe nawe. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Haleluya. Ntutinye kuko ndi Imana yawe. Uwo ninde urimo kukubwira? Ni Yesu Kristo urimo kukubwira. Muri ibyo bigeragezo unyuramo witinya. Imana iravuze ngo witinya kuko ndi Imana yawe. Ntukihebe. Haleluya. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Hari amagambo abiri Bibiliya ijambo ry'Imana rirakubwiye. Icyambere ntutinye. Yesu ashimwe cyane. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Muri uwo mubabaro ufite, Imana iri kumwe nawe. Muri ubwo buribwe bw'iyo ndwara, reka nkubwire mwene data, ushobora kuba uri kwa muganga, ushobora kuba urwariye mu rugo, ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye muri iki gitondo ngo ntutinye, ndi kumwe nawe. Imana irimo irakubona neza, Imana irakuzi, kuko Imana yakuremye mu shusho yayo. Imana yakuremeye kuyihimbaza no kwiramya. Mu izina rya Kristo Yesu witinya. Imana irakubwiye ngo ndi kumwe nawe. Haleluya. Imana iri kumwe nawe, kandi ntabwo iri kumwe nawe uyu munsi gusa. Yabanye nawe kuva mu iremwa ryawe, kuva yakurema yagutekereza.
Imana yabanye nawe n'uyu munsi uravuka urakura ungana uko umeze uyu munsi wa none. Imana iri kumwe nawe, witinya kuko Imana iri kumwe nawe. Ijambo ry'Imana cya kabiri yavuze ngo ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Wicika intege, wizanamo kwiheba, wizanamo gutekereza ngo ntibishoboka. Kuramo kudashoboka mu buzima bwawe, kuramo kudashoboka mu kwizera kwawe, kuramo kudashoboka mu isengesho ryawe, kuramo kudashoboka mu cyifuzo cyawe. Ubwira Imana uti Imana ndabizi ko bishoboka, kandi byose bishobokera bizeye. Muri Kristo Yesu byose birashoboka, kubera kuko turi kumwe n'Imana ishoboye, Imana idashobora gutsindwa no munsi n'umwe. Imana ikubereye amaso. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo urinda Abisiraheli ntawunikira ntasinzira, ahora ari maso igihe cyose. Nawe arakureba, uyu mwanya arimo arakubona, muri iki gitondo arimo arakureba, muri aya masaha ari kumwe nawe, mu mubabaro ari kumwe nawe, mu byishimo ari kumwe nawe, mu byo watekereje bisa n'ibyananiranye ari kumwe nawe, no muri bya bindi utekereza ko bishoboka ari kumwe nawe. Ubuzima bwawe bwose araguherekeje kuva mu itangira kuzageza mu iherezo. Uko uteye intambwe ishinga urujya gutera iyindi, Imana ibiri kumwe nawe. Yewe wigaragaza no kubara intambwe zawe. Iyo utekereza ngo Imana yarakwibagiwe, ndagira ngo nkubwire ntabwo yakwibagiwe. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo yaduciye nk'imanzi mu biganza byayo kugira ngo ihore twitegereza. Buri mwanya irareheba ikavuga ngo dore runaka, buri mwanya iritegereza ikavuga ngo ndamubona, uyu ni umwana wanjye, arimo aranyura mu bigeragezo bitandukanye, ariko ndahaje mutabare. Bibiri ijambo ry'Imana niyo mpamvu yavuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Imana ni Imana yawe muri iki gitondo. Kuramo kwiheba kuko ni Imana ije kugutabara, ije kukubera igisubizo, ije kukubera ibyiringiro, ije kugufasha, ije kugutura iyo mitwaro yakuremereye. Ukuremo kwiheba, ukuremo kwiganyira, ukuremo kutizera, ukuremo kutiringira, ukuremo kudashoboka, ushiremo ko bishoboka, ushiremo ko bitungana, ushiremo ko bigenda neza mu izina rya Kristo Yesu. Imana ifite imbaraga zo kubikora mwene data muri iki gitondo. Igiti iyo gitemye kishobora kuma, ariko mu gihe runaka gishobora kandi kongera kigashibuka, kikongera kandi kikamera, kikongera kandi kikagira amashami, kikongera kandi kigashibuka, ukongera kandi ugasanga cyabaye igiti kizima, kikazakura kikazongera kuba igiti gikuze kinini cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira nawe ushobora kuba hari aho wavuye kubera impamvu runaka, ukaba warageze ku rundi rwego kubera impamvu runaka, ariko ndagira ngo nkubwire hari ibyiringiro kuko wakongera kandi ukongera ukagera ku rundi rwego rwiza utekereza, rwa rundi wifuza. Wicara ubwira Imana uti Imana ushobora kungarurira amateka yanjye, ushobora kungarurira ibihe byarangiye, bya bihe nabayemo. Imana ifite imbaraga zo kongera kubigarura. Niba Imana ishobora gushibura igiti cyatemwe ikongera kandi ikakimeza, kiba cyaranyuze no mu bihe by'izuba, kiba cyaratemwe ari igicimbo, ndagira ngo nkubwire wowe mwana w'umuntu Imana yiremeye. Imana ifite imbaraga rero zo kukongera kandi ikagusubiza mu imbaraga, zo kongera kandi ikagusubiza mu ibyiringiro, zo kongera kandi ikagusubiza muri bya bihe nubwo waba waracitse intege. Ndagira ngo nkubwire hari ibyiringiro. Ibyo byiringiro bigomba kuba ibyawe. Reka nkubwire ibyo byiringiro bigomba kuba ibyawe, ibyo byiringiro bigomba kuba ibyanjye, bigomba kuba ibyacu twese tukiringira ko ari Imana ishobora byose. Haleluya. Hepfo havuze ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, ariko Imana ikagira imbaraga zo kongera kandi ikameza amashami yawe. Reka nkubwire imizi yawe ni wowe uzi ayiteye, nta handi, ni muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Turi muri Kristo Yesu. Niko Petero yaravuze ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu Kristo abaza abigishwa ate se mutekereza ko ndinde? Iyo mugendana n'abantu, iyo mwumva abantu bavuga ko ndinde, bavuze byinshi, ariko Petero aravuga ngo uri Yesu Kristo umwana w'Imana uhoraho. Mu gihe abandi bavugaga ngo bavuga kuri umwe mu bahanuzi, bavuga kuri, ariko aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aravuga ngo Petero, ntabwo ari inyama n'amaraso bibashije kukumenyesha ibyo ngibyo, ahubwo ni umwuka w'Imana ukurimo. Kuri wowe Petero niyo nzubaka itorero ryanjye, kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarinyeganyeza. Ndagira ngo nkubwire mwene data, kuri wowe niyo nzubaka itorero ryanjye, kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarinyeganyeza. Inzu yiyubakiye n'amaboko ye, itarubatswe n'amaboko y'umwana w'umuntu. Inzu yiyubakiye akayirimbisha, ari wo mutima wanjye, ari wo mutima wawe, ari yo mitima yacu twese. Aho niho mu buturo bw'Imana, iyo niyo nzu y'Imana. Rero wikwiri gutekereza ngo bimeze gute. Data ari muri uwo mutima, ari muri ubwo bugingo, ari muri ubwo buzima bwawe. Niyo mpamvu rero ugomba gukuramo
kutiringira kwiganyira amaganya ya buri munsi, ahubwo ukasimbuza umunezero ukavuga ngo data uri mu mutima wanjye, kubera iki niki kidashobora gukemuka ko kandi uri mu mutima wanjye. Reka nkubwire ngo data ari mu mutima wawe. Muri iki gitondo nkuzaniye iri jambo ry'ihumure, witinya, ndi Imana yawe, wikwiheba kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, koko niko nzajya ngukomeza igihe cyose, kandi nzajya ngutabaza nkuramize ukuboko kwanjye kw'iburyo. Abikorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 13. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bibazo urimo kunyuramo witekereza ko ari byawe wenyine. Nta kigeragezo kizabasha kubageraho kitari rusange. Hari abandi nabo bafite ibindi, hari abandi bafite ibimeze bityo, kandi buri kigeragezo nta kizabasha kukugerageza icyo kigeragezo ngo kikugereho kirenze kwizera kwawe. Reba uko wavutse, reba uko wakuze, reba uko umeze, reba uko Imana yakuremye. Imana yakuremye mu shusho yayo. Imana iragukunda, Imana ikwitaho, Imana irakwishimira mwene data. Uri mu mbaraga zayo, uri mu mwuka wayo. Imana ntacyo itagukoreye, Imana yakugiriye neza, Imana yaragutatse, ariko ugatangira utekereza gusa ngo ntabwo bizashoboka. Ndagira ngo nkubwire, kuramo kudashoboka. Nta kigeragezo rero kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo yo kwizerwa koko itazadukundira kugeragezwa ibiruta ibyo dushobora, cyangwa se ibiruta ibyo mushobora. Ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Hamwe n'ibitugerageza Imana izaducira kanzu kugira ngo tubashe kubona uko tubyihanganira. Bibiri jambo ry'Imana riravuga ngo Satana aducira kobo, data akaducira kanzu. Imana ikaducira kanzu. Satana akagucukurira kobo, akagucuta mu bibazo, akakwifuriza ibibazo, akagushya mu bibazo, ariko Imana ikakuvugira ngo ibyo bibazo uzabitambuka hanyuma uje mu bisubizo. Reka rero dusoza iri jambo kugira ngo twakire telefone zanyu, amaze rero tuze kubasengera. Ndagira ngo nkubwire, kuramo kutizera, kuramo amaganya, ahubwo ibyo ushaka byose bimenwe n'Imana, ubisengera wishima kandi ubisengera kandi ushima Imana. Iryo ni ryo banga, nta kindi. Igihe cyose uzajya ubwira Imana uti Imana ndagushimiye kubyo wankoreye, ariko kandi nkuragije n'ibiri imbere. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza, kandi Imana ibiteho. Reka twakire telefone hanyuma dusenge, tubasengere mwese mwabashije gukurikira. Imana ibagirire neza. Radio Salo mwaramutseho neza? Amakuru ni meza namwe? Yego. Imana ibaho umugisha cyane. Mwaramutseho neza? Ijambo ry'Imana twagishije uzabakira mu karere ka Yego nshuti. kugira ngo Imana irebe ko yagarura abantu ibyiringiro. Urakoze cyane, turabasengera. Yego, hari icyifuzo? ijambo ry'Imana duhari muri iki gitondo. Urakoze cyane. Reka twakire telefone imwe hanyuma dusenge kuko igihe cyacu. Yes, ahimbazwe. Yego. Yego. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha bene data. Ndagira ngo nshimire buri wese wakurikiranye iki kiganiro. Imana ikugirire neza, Imana ikomeze kukwitaho, Imana ikomeze kugufasha. Reka rero dufatanye twese muri iri sengesho kugira ngo twinginge Imana ize kukugirira neza. Mwami Yesu, mu izina rya Kristo Yesu, Imana ishobora byose, dukomeje kugushima no kuguhimbaza
tuzamuye ibyifuzo by'abaduhamagaye. Hari n'abandi babyifuje batabashije kubona uburyo bwo guhamagara, n'abatabonye umwanya wo guhamagara. Uri Imana ishobora byose, uri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa. Data, ubwo twavugaga kudacika intege, tugaragaza imbaraga zawe zitubashisha kugira ngo tubashe kwihanganira ibitugerageza, ni nayo mpamvu dusengeye buri muntu wese ufite ibibazo bitandukanye, warugeze aho acika intege, imbaraga zawe zimuzamure, imbaraga zawe zimugirire neza, imbaraga zawe zongere zimusubizemo intege, kugira ngo abashe kwizera, abashe kugira imbaraga zimutera kwihanganira ibyo bigeragezo, kugira ngo azabashe kugera ku butsinzi bwiza. Abarwayi turabasengeye mu izina rya Kristo Yesu. Iki cyorezo cya COVID turagisenze, imbaraga z'Imana ni imbaraga zishoboye kukimaraho, ni imbaraga zishoboye kwirukana uyu mwuka mubi wa Satani, kugira ngo kirekure abantu babe bazima. Ari abarwayi turabasengeye mu izina rya Kristo Yesu, turacirukanye, twirukanye gukwirakwira kwacu mu izina rya Kristo Yesu. Imbaraga zawe zishoboye byose kandi nta kibasha kukunanira. Abarwayi izindi ndwara zitandukanye nabo turabasengeye, ndetse n'abafite ibyifuzo bitandukanye turabizamuye imbere yawe, kugira ngo ubashe kugira icyo ukora. Tuzamuye ibyo byifuzo, tuzamuye buri muntu, tuzamuye wowe urushe, turakuzamuye imbere y'Imana, kugira ngo Imana ibashe kukuruhura. Mu izina rya Kristo Yesu dusenze, twizeye kubidukoreye ku bwawe Yesu, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Tuzongera dusubire mu kiganiro n'ubundi cyo kuramya Imana no guhimbaza. Shalom, shalom.